imikino y'umunsi wa 13 muri Azam Rwanda Premier League izahita ikomeza ku wa gatanu Kiyovu Sports Club yakira Police FC. Naho ku wa gatandatu isaa 9 n'igice tuzabagezeho umukino uzahuza AS Kigali na Mukura Victory Sport. Mugiye kandi ku cyumweru tariki enye Werurwe 2018 Rayon Sport izaba yakira Espoir FC. Iyi mikino yose nta handi ushobora kuyibona atari kuri Azam TV. Buri fatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.